Twongeye kubifuriza ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana gahunda Abaryankuna TV idahwema kubategurira no kubagezaho. Utunyurwa no kubona ibiganiro tubategurira bibashimisha. Iyi televiziyo ni rw'Abanyarwanda iruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Mutugeraho muciye kuri murandasi mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho rya YouTube. Tuboneyeho gushimira abakoze subscribe kuri iyi televiziyo ikubitira ikinyoma hakuboye. Uba itarakora subscribe nawe wakihutira kubikora hasi ugakanda no kuri iyo nzogera ugasangiza abandi ndetse ukabanatanga igitekerezo cyawe. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru. Aya none muragezwaho nanjye Cyubahiro Amani mfatanyije na nanjye Mucyo Didier. Nanjye warasanzwe ndahabaye kandi bwo no kubaha ikaze. Bwana Mucyo wahita utugezaho ingingo nkuru aya makuru yacu agarukaho mbere yuko twimbika. Cyubahiro, aya makuru agizwe n'izi ngingo z'ingenzi. Urubyuriko rw'Abaryankuna rwongeye kwerekana ubwere bwabo imbere y'urukiko rwa Kagame. FPR irafunga amashuri igashyira imbere kubaka ingoro 8 z'urugamba rwayo rwo kubohoza igihugu, mu gihe abarimu n'abanyeshuri ba Kaminuza eshatu zafunzwe bataka bagatakambira bihehe. Turasoreza amakuru y'uyu munsi mu Ruhango, aho RIB n'ubuyobozi mu nzego z'ibanze bari mu butiriganya bwo gukingira ikibaba Simoni Majyambere wishe umuturage. Amakuru arambuye ni mukanya. Ku itariki ya 9 Nyakanga, Focus Ndayizere na bagenzi be bongeye kugezwa mu rukiko rwa Kagame bakomeza kugaragaza akarengane bagirirwa n'ibinyongo bashinjwa. Sandro, watugezaho uko byari byifashe? Cyubahiro, kuri wa kane tariki ya 9 Nyakanga 2020 urubanza rwitiriwe makuru Focus Ndayizere na bagenzi be 12 baregwa ibyaha by'iterabwoba, aho bahimbiwe umugambi wo gukoresha ibiturika byo gusenya inyubako za leta, ibigega, ibiraro n'ibindi rwakomeje. Uraburanishwa n'ugereka rw'ihare rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Uhere kuri Focus Ndayizere weguye bwa mbere, abireguye bose uyu munsi nabo berekanye ubwere bwabo kandi banasobanura uko babategetse gushyira umukono ku mpapuro zibashinja ibyaha batazi, ibyanditsemo bakemera kubikora barengera ubuzima bwabo. Shimira Jean Claude niwe wa mbere weguye uyu munsi. Cyubahiro, nko tubikesha ikinyamakuru igihe.com, Shimira ihakanye icyaha cy'ubushinjacyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho, avuga ko abeshyerwa kandi nta nama yitabiriye zo gucura umugambi wo kugira nabi ubutegetsi. Kandi anasobanura ko atigeze ashaka gutoroka, aho ubushinjacyaha buvuga ko yafatiwe Nyagatare ashaka gutoroka ahubwo ko yariwe. Ikindi yavuze ni ukwitwa Patrick Nihoze muhamagaye amubwira ko ashaka kumurangira akazi ariko kazakamusobanurira nikaboneka. Mbere gufatwa yahamagaye na nimero ya telefone ya Patrick Nihoza abwirwa ko akazi kabonetse. Ageze ijari aho yari asabwe ko bahurira, ahasanga abantu bambaye imyenda ya gisivile, bahita bamwambika amapingu, bamupfuka no mu maso baramutwara. Icyo gihe ngo ntabwo yigeze abona Patrick Nihoza. Urakoze Sandra. None Shimira Jean Claude yisobanuye ate abajijwe ku binyoma ubushinjacyaha bwamuhimbiye nawe akabishyiraho umukono Mucyo? Cyubahiro, Shimira yasobanuye ko atigeze yemerera ubushinjacyaha kuba yarakoze ubutasi bwaho bari kuzatera ibisasu. Yanahakanye kandi ko yaba yaremereye ubugenzacyaha ko yari afite umugambi wo kujya mu gisirikare cy'umutwe urwanya u Rwanda ndetse no kuba baritabiriye inama ibitegura. Ku byo yemereye ubushinjacyaha, yasobanuye ko afatwa yahawe impapuro asinyaho abikoreshwa ku gahato, abikora kubwo kurengera ubuzima bwe. Anongeraho ko ibyo yavuze imbere y'ubushinjacyaha yari yabitegetswe, ngashinje Patrick Nihoza ko yashakaga kumujyana mu gisirikare. Ku masano yaba afitanye na Cassien Ntamuhanga yasobanuriye urukiko ko bataziranye ariko ko yajyaga amwumva kuri radiyo. Umucamanza yabajije Shimira Jean Claude niba azi uburemere bw'ibyo avuga, amusubiza akabizi kandi ko abihagazeho kandi ko ibyo aregwa ari ibinyoma yahimbiwe. Yarangije asaba kurenganurwa, aho mu magambo ye yagize ati, icyo nongeraho ni ugusaba ko mwandenganura kuko ndengana. Urakoze cyane Bwana Mucyo.
Sandra ni buri hafi wakomeza utubwira uko Rutaganda Bosco wakurikiyeho nawe yireguye. Cyubahiro si ukwiregura gusa ahubwo nawe yerekanye ubwere bwe kandi yavuze ko ifatwa rye rifitanye isano na Niyihoza Patrick nawe bafunganye. Nkuko tubikesha igihe.com, yahakanye icyaha aregwa cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara. Yahakanye kandi yivuye inyuma ko atigeze hamagarwa na n'ukurikiwe n'imfura Theoneste na Munyensanga Martin. Abo bombi yavuze aho abazi aho yajyaga babona ku ifoto ari muri telefone ya murumuna we witwa ukurikiwe n'imfura Theoneste, kandi akaba yaranazi Munyensanga Martin nk'umuntu wari warashatse umugore waho baturanye ariko atigeze avugana nawe. Impamvu yabakeka ko ari nyabayazana yuko yafatiwe ku ishuri yavuze ko ari uko uwitwa Niyihoza Patrick yamwanditse amwizeza ko azamurangira akazi. Urakoze cyane Sandra. Ngo Rutaganda Bosco nawe yashimangiye ko byeyemereye ubushinjacyaha akanabyemera mu rukiko kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ari uko yari yarabitegetswe kandi akabwirwa ko natabikora azagirirwa nabi. Yavuze ko ababimutegetse bari abagabo babaga bambaye imyenda ya gisivili bafite imbunda ndetse ko ari nabo bamuherekezaga mu rukiko. Uretse no gutegekwa gushyira umukono ku nyandiko imuhimbira ibinyoma agashyiraho n'umwirondoro we, yavuze ko ari ubwo yazaga kubazwa n'injoro agategekwa gusinya inyandiko atabanje kuyisoma. Anongeraho ko yahisemo kubyemera agamije kurengera ubuzima bwe kuko aho yari afungiwe atahazi kuko yahajyanwa apfutse amaso. Sandra, reka tubanze dutambutse ubutumwa bw'Abaryankuna maze ube hafi uhita utugezaho ko umusore wa gatatu yireguye. Umva mani ya flash iri ese dutangire dukora ibiti. Harya nayishyize hera, harya nayishyize ariko ingoma zo no munsi ziriwe zitwika. Ariko none aba bana baha niko sha muhire niko wowe na mwene nyiri imbere musigaye muzindukira mu miziki nta kandi kazi. Oya muze, twe turashaka kuba aba DJ tukajya dufasha abahanzi n'abandi banyempano b'abanyarwanda kuzamuka. Umva ahubwo muze igera hino ngusakuza bikeya nuntsinda ndakugurira icupa, nanjye ningutsinda urankura mu bazajya batindurira inka. Nta mustari wagiye mu bisogororo ndetse no mu ifumbire y'inka muze, nawe urabizi. Mvaye ahubwo ningutsinda iryo cupa urarigura hanyuma uzamara umwaka wose utindurira inka. Ashaka kundusha amanyanga. Sawa, reka ngusakuze ibikakaye gusa. Sakwe muze. Soma shaka do. Uyu mugabo uramuzi? Yewe wowe upima ufite urwego rungana iki? Uramenye urusigaye rwose n'urwanjye n'urwanjye do ntureba dore iyi note ntivunje ni wowe uri buyivunje. Uramenye uravunguraho na rimwe tukavumbara yose n'ayanjye. Uwo nindera ongera usubizemo gato ya numve. Uramuzi? Ntakomeza se uyu murima twaruguze. Narakwatiye se leta se uguhaye wowe wampa amafaranga. Ufite amafaranga wowe 20 Sengera komboga ndakufuna inkweto cyahise nihingire. Ngongere ukoze hasi. Ongera kubiti hasi uribe. Genda ugiye rwose. Genda. Enda fata n'ibisuperi byawe dore nibi bikoma byawe cyane. Uwo ni Sebanana Ndereya. Uyu waturirimbiye uturirimbo turimo Karimi Kashyari, Zuba ryanjye n'izindi. Yari umuhanzi w'indashyikirwa muri muzika no mu gukina amakinamico. Twamuvukijwe n'interahamwe za MRND. Aha, icyo uragitoye. None reka nkumvishe uyu we umbwira uwo ari we. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania, ni ibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu Rwanda. Aho mwikwirwa muvunika. Uwo ni wa mwana wacu Kizito Mihigo uherutse kwivuganwa n'izi ngotanyi za FPR na Kagame wazo. Kundi kumva umusaza yakanera, noneho muze umvira ijwi ry'agahebuzo. Nurangiza umbwire nyiraryo ndakwemera. Azahirwa umuntu uzakwitura ibyo watugiriye. Azahirwa umuntu. Sha uwo mubyeyi yitwaga Rebeka, yaririmbaga muri korali y'Abadivantiste yihera abagenzi yo kumuhima. Nawe yishwe n'interahamwe za MRND muri jenoside yakorewe abatutsi 94. Umva mani umusaza ndabona urimo uramudebekera, nyamara arukurahira aho twinikaga. Rahira kutaramara umwaka urimo uratindurira inka wenyine. Umva noneho muze umve mugabo umbwira uwo ari we nawe umbwira ukuntu byamugendekeye. Zagiye inshuti twabanaga. Nawe ubonye abumbaza. Uwo ni Masabo Nyangezi. Inkotanyi za FPR zaramujurije arahunga.
umva wangu bakubyuma reka nkwereke wowe urazana ingoma za kera ukazibaza umuntu w'umuvi urabona hari ikintu wavanamo uzabona inkangu zaciwe n'amarira ya Yoshua arimo aririra imfubyi asengera abapfakazi bandagaye hirya hino mu bisagara ntuzibaze kubera iki isi nta mpinduka umva muze umva ko wigenje mbwirira itsinda ry'aba basore ni iri ndabona atari shesha noneho ndumiwe mva ko nigenje bandaga gashabizi mwene nyine imbere mankuzeho niko sha ibyo si bya bihungu byo mu kasharu byambara iminyururu mu ijosi imbya bikambara ku mapantaro ibyo si byo numvise biririmba byitonganye icyo kiragutsinze cyakoze icupa ryo ndari guha ariko icyo gutindurira nkacyo nyivuyeho iryo tsinda ni itsinda rya tafu genge ni itsinda ritigeze rigirira umugisha ku butegetsi bwa FPR inkotanyi zihora zibacunaguza none ko numva nta ntera hamwe nta nkotanyi ubu FPR ndayizinutswe ntinze kugera home bwa budarapo bwayo bwose mere yazanye mu rugo ndahita mbuta muri wese ndahita mbuta mu musarani bwose banyarwandakazi nta ntera hamwe nta nkotanyi bose bishe abahanzi aribo bakunze kuvamo abahanuzi b'ishyanga bose bishe abarimu barerera u Rwanda bose bishe abaganga bica abihaye Imana basenya u Rwanda n'umuryango nyarwanda nk'uko mwitandukanyije n'intera hamwe kandi mukaba mukomeza gusabwa kwitandukanya nazo nimunitandukanye n'inkotanyi kuko nta ntera hamwe nta nkotanyi nta byatsi nta birere ubu butumwa mubugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Cyubahiro wa gatatu mu kwiregura yanshiraga Hinda Ernest nawe wateye mu rya bagenzi be yerekana ubwere bwe n'ibinyoma inzego za Kagame zamuhimbiye zikamutegeka gushyira umukono ku nyandiko zazo ku gahato. Nk'abandi yahakanye ibyaha byo kugira na ubutegetsi buriho no kuba yaragiye mu nama zo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi buriho. Nawe yavuze ko Nihoza Patrick yamwanditse amwizeza ko azamurangira akazi aho kazi kakaba ari ak'ubwubatsi ariko atazi neza aho kazabera kuko atahabwiwe. Cyubahiro ngo nawe Libya yamuhimbiye icyaha cyo gushaka gutoroka u Rwanda ajya muri Uganda aho yamuteze umutego ikamufatira Rwamagana agiye Nyagatare. Yasobanuye uko byagenze avuga ko Patrick Nihoza ko yamubwiye ko bahurirayo na bosi ubaha akazi ko kubaka. Akigera Rwamagana ngo imodoka yarimo yarahagaritswe akurwamo yambikwa amapingu afukwa mu maso ajya gufungirwa ahantu atazi mu gihe cy'iminsi 12 atareba hanze. Muri icyo gihe afunzwe ngo yazanirwaga impapuro agasinyishwa ku gahato atazi byanditsemo. Cyubahiro ukurikiye imfura Toneste niwe wireguye bwa nyuma nawe ahakana iby'ubushinjacyaha bumurega byose kandi yerekana ubwere bwe. Ukurikiye imfura rega ibyaha byo kujya mu nama no kugambira kujya mu mutwe w'iterabwoba kuba yaritabiye inama zabahuzaga kuri WhatsApp zayoborwaga na Ntamuhanga Cassien guhabwa misiyo yo gukora ubutasi bwazaterwa ibisasu no kuba yaragiranye inama na Ntamuhanga Cassien kuri telefone. Ibyo byose akaba yaravuze ko bitigeze bibaho. Nawe yavuze ko Patrick Nihoza yamuhamagaye amubwira ko azamurangira akazi kandi bijyanye no gutera ibisasu atabizi kuko ntabyo yabwiwe. Nawe yasobanuye ko azi Ntamuhanga Cassien nk'umuntu yajyaga yumva kera kuri radio gusa. Ngo ukurikiye imfura yabwira urukiko ko kuba yarasinye inyandiko mvugo imushinja kubera ko yabanje guterwa ubwoba no gukorerwa iyicarubozo. Yasabye urukiko gudaha agaciro ibinyoma bikubiye muri izo nyandiko zanditswe n'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha ahubwo guha agaciro ubwiregure bwe akarenganurwa. Urakoze Sandro. Abarego baranyije kwiregura mu gihe hari hagiye gukurikiraho ko ubushinjacyaha bwerekana ibimenyetso ku byaha bubashinja bwahise buvuga ko harimo amajwi n'amashusho bikwiye kugaragazwa ababuranye bose bari ndetse n'urukiko rukazumva kandi busobanura ko kubikora abatari hamwe bishobora kubangamira umwimerere w'urubanza. Kuri izo mpamvu bwasabye ko hakwiye gushakwa umwanya impande zose zigahurira hamwe zikumva ayo majwi. Abunganira abarego batari bahari bose uwo munsi bo bifuzaga ko urubanza rwakomeza kubera ko kujya gusaba ko ababuranye bose bahurizwa mu rubanza bishobora gutinza urubanza kandi abarego bakeneye ko urubanza rwihutishwa bagahabwa ubutabera. Ku rundi ruhande bavuze ko izo CD ziriho amajwi n'amashusho bazibonye ariko ko abaregwa batazibonye bityo bakwiye kubanza kuzibereka no kuzibumvisha kugira ngo zizasesengurwe bazizi.
urukiko rwafashe umwanzuro rubona ko iby'ubushinjacyaha buvuga bifite ishingiro kandi ko ari ngombwa ko abaregwa bazabanza bakerekwa ayo mashusho. Rwavuze ko ruzandikira uyoboye gereza ya Mageragere kugira ngo abaregwa bemererwe kwerekwa ayo mashusho. Urubanza ruzakomeza tariki ya 23 Nyakanga 2020. Turabibutsa ko Kasena Muhanga ari mu baregwa muri urwo rubanza ariko akaburanishwa nk'uwatorotse ubutabera. Ikindi kandi nuko uru rubyiruko ruzira kuba ruba mu rugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP Abaryankuna ko ibindi byose baregwa ari ibinyoma bya FPR. Aya makuru atariho umukungugu n'ahandi bayasanga atari ku Baryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna.info@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akaropye. Iyi ni televiziyo ikubitira ikinyoma hakoboye Abaryankuna TV. Turacyabagezaho amakuru kandi dushimishwa nuko muyakurikira muri benshi. Reka dukomeze turebe uko FPR ifunga amashuri igashyira imbere kubaka ingoro 8 z'urugamba rwayo rwo kubohoza igihugu. Mu gihe abarimu n'abanyeshuri ba Kaminuza eshatu zafunzwe mu Rwanda ejo bundi ubu bataka bwana mucyo. Nyuma yo gushyira amafaranga y'akayabo muri Arsenal na PSG ku nyungu za Kagame, RDB yongeye kwitwaza guteza imbere ubukerarugendo igenana amafaranga agera kuri miliyari 4 z'amafaranga y'u Rwanda mu kubaka ikiswe ingoro ndangamateka y'urugamba rwa FPR Inkotanyi. RDB irateganya kubaka ingoro zigera ku 8. RDB ikaba iteganya ko iya mbere izuzura mu mwaka utaha w'ibihumbi 2021 mu karere ka Nyagatare ahitwa Igikoba. Igenamigambi izo ngoro irateganya ko zose zizaba zamaze kubakwa bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2024. Mu gihe nyuma ya COVID-19 bigaragara ko gushyira ubukungu bw'u Rwanda mu gatebo kamwe ku bukerarugendo ari ikosa rikomeye FPR yakoze. Biragaragara ko nta masomo FPR yakuye muri ibihe bya coronavirus kandi ngo ku rundi ruhande ibikorwa bikeneye amafaranga kandi bifitiye akamaro u Rwanda n'abanyarwanda ari byinshi ariko byahagaze ndetse bimwe ukaba wagira ngo ntibitekerezwaho. Sandra watugezaho ko bamwe mu banyeshuri bo mu mashuri makuru na Kaminuza eshatu zambuwe uburenganzira bwo kongera gutanga amasomo andi agafungwa burundu babifashe. Cyubahiro biteye agahinda. Kaminuza ya Kibungo izwi nka Inatech, ishuri rikuru ndangaburezi rya Ruhango ryatangaga amasomo y'uburezi ndetse na Kaminuza ya Gikristo y'u Rwanda izwi nka CHR biherutse gufungwa ku buryo butateguwe, none abanyeshuri bahigaga n'abarimu bagishaga bari mu kaga. Abanyeshuri bigaga muri izi kaminuza bavuga ko batewe impungenge nuko hari abari barangije kwishyura amafaranga y'ishuri. Kuri ubu bakaba batazi niba bazabona ahandi biga. Abarimu bo barataka kubera ibirane by'umushahara batahembwe. Bose barasaba ko bakorerwa ubuvugizi. Abayobozi ba FPR baravuga ko gufunga izi kaminuza ari uguteza imbere ireme ry'uburezi. Abo bavuga ko izo kaminuza zakorewe ubugenzuzi bw'igihe kirekire kandi zikamenyeshwa ibyo zitujuje zigasabwa kubyuza byazinone zigafungwa. Nakumiro leta ya FPR iba ishaka kuko guteza imbere ireme ry'uburezi iba yarashyize amafaranga dore ko inafite menshi yo guta mu bikorwa bidafitiye akamaro abanyarwanda muri izo kaminuza ikagorora ibyagendaga nabi bityo urubyiruko rw'u Rwanda rukazashobora kwiga neza. Tugana ku musozo w'amakuru yacu uyu munsi, reka tugane mu Ruhango aho ribu n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze biri mu butiriganya bwo gukingira ikibaba Simoni Majyambere igwisha umuturage. Mucyo wabitugezaho. Cyubahiro kudakora iperereza, kubeshya abaturage babareshyeshya ruswa, kudakurikirana umucuruzi ukomeye wakoreye iyicarubozo umuturage bikamuviramo gupfa, guhindukira hakavugwa ko ari amakosa y'umuryango. Ngibyo ibitangazwa ku karengane kakorewe nyakwigendera Nzayisenga John.
Kwa 28 Gashyantare 2020 Majyambere Simoni n'umukozi we Nyandwi Inosa basanze nyakwigendera Nzayisenga John mu ishyamba aho yasaga inkwi, bamubwira kwikorera izo nkwi, baramushorera, bamupfuka amaso n'umunwa ngo adataka, baramukubita. Nyuma y'iryo hohoterwa Nzayisenga yakomeje kugenda acumbagira, ataka, kurwara umutwe no kunyaragurika, ntiyajya kwivuza kubera kubura ubushobozi, bigeraho byamuviriyemo gupfa ku itariki ya 12 Mata 2020. Iyi nkuru itangajwe muri uku kwezi kwa Nyakanga 2020 n'ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda, nyuma y'uko umugore wa nyakwigendera Uwimbabazi abitangarije, atakavuga ko arega Majyambere n'umukozi we Nyandwi Inosa, ndetse akanongeraho ko ribu yashyigikiye uwo mucuruzi ukomeye aho kurenganura umuryango. Urakoze Mucyo. Ngo ribu umukuru w'umudugudu bageze mu rugo rwa nyakwigendera nyuma y'urupfu rwe, bahamagajwe n'umuryango, batora amakuru, bajya mu bwiherero bwamaze amasaha 3, bagaruka bizeza umuryango kuboherereza imodoka yo gutwara umurambo, ariko birangira bigenze ukundi. Sandra, niba uri hafi wakomeza. Cyubahiro, iby'amasaha yaheze mu kirere, umukuru w'umudugudu Feliciani uzaba akiriho yazindukiye mu rugo rwa nyakwigendera kubabwira ko bagomba guhamba nyakwigendera kubera umubiri we waratangiye kwangirika. Abagize uwo muryango bavuga ko yabasabye kwandika urupapuro ruvuga ko badakeneye ko iperereza rikorwa, abizeza kuba amafaranga yo kubafasha gushyingura nyakwigendera, ariko agasaba umuryango kwemera kutazakurikirana iby'ako karengane mu nkiko. Umugore wa nyakwigendera amaze iminsi nta makuru n'amafaranga yamwijeje yabuze, yanyarukiye kuri RIB gukurikirana icyo kibazo, ariko ahageze umukozi wa RIB Musangiramutima Gaspard mubwira amagambo akomeye yuzuye agasuzuguro n'agashinyaguro, aho yagize ati: "Mada, iwawe narahageze n'abana basigaranye n'ababonye, ubundi wemera ko abagabo barutanwa? Genda wimyire usige hasi ucira abantu ishuri ubundi." Nyamara ku rundi ruhande, mu kwivana mu makosa, RIB yabwiye abanyamakuru ko igiye gutangira iperereza, ariko amakosa ari n'ay'umuryango watinze gutanga amakuru, kandi ikanakoresha rwa rupapuro yerekana ko umuryango wanditse uvuga ko udakeneye iperereza. Nyakwigendera Nzayisenga aza abana 4 n'umwuzukuru. Urakoze Sandra. Hari uwagira ngo iki ni ikibazo cyo mu karere ka Ruhango gusa, ariko ni ikibazo rusange kandi gituruka ku buyobozi bukuru. Ese abantu babona Kagame atuka, agakubita, agasuzugura abamwungirije, nibo babibwira ko ari bwo buryo bwo kuyobora? Aho FPR yica igakiza, ni naho umukire agiye kujya yica agakiza umuturage. Abanyarwanda bagomba kutemera ibyo bintu, bagahaguruka bagaharanira kwishyiriraho ubuyobozi buzabubaha, ukabubahiriza uburenganzira bwabo. Igihe bazemera gukomeza kuyoborwa n'ubuyobozi batoranyirijwe na FPR, ibintu ntibizahinduka. Aha ni naho dusoreje amakuru yacu, dushimira itsinda rigari ry'abanyamakuru ryayaduteguriye. Mwagejweho nanjye Cyubahiro Amani mfatanyije na bagenzi banjye Uwera Sandra na Mucyo Dide, mbonereho no kubashimira. Naho ubutaha.